Esther, agiye guteka karangira ibishyimbo babishuje. Yo maranye ngira ibishyimbo. Ubuse nzakugenza ute wa mukobwa? Teka amavuta make cyangwa uri bubyirire wa mukobwa. Narindi kugira ngo ubwo se musaza wawe yagukuye ibintu byo bincanga nkabura uburyo bana. Yo teka ibishyimbo niki? nano petsa n'umuceri. Ntabwo ndya umuceri, nta nubwo biba. Nta tuntu duhari ukuntu wankorera akareti kuntura. Waguze amagi nkabiteka. Uvuze? Kubona nirirwa ubona vanga ajya gukora. Cyashanga ufatanye na musaza wawe nawe. Mbagira ngo ibyo ugira ujye kumahanga ujye kuzana amagi nekera umureti. Ntabwo ndya umuceri. Hajya uri gukata igitunguru. Ose hariya ninde uri buhakoropere ukuntu hasi. Oya ubiretse bibireke. Haguruka koropa hariya vuba ihute kandi urebe na amavuta uko yameze. Gira vuba ntarakeneye uhakora. Gira vuba. Ese Esther, ko ndi kubona uri gukoropa n'amazi ariho ubwo uri gukoropa ngukire uko kanga niyo mpamvu katabyibuha. Gira vuba ukarangire bino bishyimbo nk'umuntu yiriye. Naho ubundi sheri niba urukundo rwacu mbona ruzashoboka. None reba ikibazo sibyo? Hari umusaza wawe ntago bashaka kudukunda. Aha mu rubonaho numva ntazi ibibazo baba bafite buriya koko. Cyo bizagenda. Nande umusaza wanjye yabona mbese. Akukene. Nakubujije kuzajya wifata kuko sikujya unteraganye ndu wifashe gutya nkagira ufite ikibazo. Akibazo ahubwo nyegera nkubwire. Shiri. Ngiye kanze nkubwire. Sibyo? Ikizaba cyose niteguye kugikora. Ariko basi nazakwibukana. Sharenge ntago naguhera amahirwe kuko njya mbona ibintu byinshi ducamo. Nisa ahubwo njya nibaza. Nkaburiya ugize nk'umwaka. Ugasanga musaza wawe yasufuye. Kavuga ati noneho niba udashaka gutandukana n'uriya muhungu agiye kwirukana mu rugo. Wabigenza ute? Ngaho naguma mu rugo atana nkagukomeza nkavundana nawe. Kandi akakubwira ati ugiye kwangana n'uriya muhungu nutangana nawe ndagusohora muri iyi nzu. Wabigenza ute? Nta kimwe nakora. Mwese naguma mu rugo nkahandi nkanagukunda. Siyo njya nishimira. Nukuntu umutima wawe ukomeye. Basi mpobera shiri. Ahubwo shiri buri gihe waje kundeba harakantu mba nshaka kunkorera. Basi haguruka. Aguze twandika ko turi bugakora nini? Oya shiri haguruka. Nge ntabwo nashobora kuvuga utarakankorera. Haguruka. Ariko tukaze kugakora nini? Ako shiri ngereka nze nkubwire sibyo? Buriya nk'ibyo byose nibyo bituma numva sinzi ukuntu mbaye. Njyewe mfite ikibazo. Urukundo urabizi ko mwaba ari kutwirukanka. Njyewe no naratekereje ndavuga nti ugize nk'umwaka ugataha iwanyu nk'ubu waje kunsura. Musaza wakamenya ko ari hano wari waje. Barangiza wagira mu rugo akavuga ati urinjira muri iyi nzu. Ari uko nsezeranije ko uriya muhungu tazongera gukundana nawe. Wakora iki? Icyaba cyose ntabwo nkitaye. Urukundo rwanjye nawe. Shiri, iyo umbwiye amagambo ameze utyo numva umutima wanjye unezerewe. Basi mbabura haguruka. Please babari. Shiri, nzashinga ibirindiro mu gituza cyawe. Shiri ndi umuhigi kandi niwe nyamaswa nifuza guhiga. Ahubwo shiri ubwo twagiye mu biganiro ntibagirwa kukwakira. Shiraho amazi. Gira bwangu. Voye mazi rero n'amavuta umuntu amaze yarya dore burakeye. Ihute. Kaje nindi.
gira vuba uryo uri kugira vuba ko kangana se nzakugenza ute wa mukobwa ego mani nawe utane na musaza wawe mwese muri bamwe wagira ngo sinzi iyo mwaturutse gira vuba dore n'amavuta ari kwaka se kugira gahoro ahubwo se nzakugenza ute wa mukobwa njye mbona utuzuye pe ubundi ntago byanungwa na musaza wawe ni kameze shiramo uri mu biki mani ubwoko buragwira pe ndumva biri no kumumurira nabi umva manzi ungize ino mbabura dore ayo mavuta nubwo yari yahiye wajya ukuza hino kibushira ariko mani sinzakubyaye kuko nkubyaye sinzi ko byagenda pe kungiza vuba n'amavuta ashye ntabwo nshaka ibitunguru bigaragara vuba gutyo uri nose uriya muceri kuwupfunduye koko turawurya urimo imyanda ariko mani hungiza haba umunwa washyiraho ururimi ntabwo bindeba hungiza aho bishye vuba vuba ko numva bino biryo biri kumumurira nabira umva Esther ngereka ko ngiye kuryama ibindi ndabireba byose mbega mva binkomereye pe ako byose Ari si uruzi ko mfite sisters mfite sister dusa byose nta kintu na kimwe tudahuje ngo bimeze ute se bro Hello Moses wapi sarambwe ngo uzamunyereka se wandi ubona kubwiraga se cyagiye cyagenda ni wundi nyine uno yitwa my best girlfriend that I admire most. Shamurareze kabisa. Ese sister we. None se twahugiye mu biganiro sinakubaza icyo ufata. Uranywa iki? Nzanira amazi. Amazi? Bro, kanze ndaje. Kandi ni kuruka bikurikirana. Sawa. Azi kwe. Amazi n'abashaka kandi bafitinya. Basi usaba nagufanta cyangwa ugasaba n'amata. Aya, ushaka amazi. Ibi nyine. Ngo niwe ntaho ubundi shiri. Urumva? Guhangana. Singewe. Ngewe ukunzi ziki. Hago ngewe niba uzi ko amata adahari ntiwirirwe nzanira amazi. Ntatsanze yashize wana nawe. Namwe mujye mukamishakira ikare. Hoya ya muri Sister mva. Ari Nirona. kurida. Ko naribi. Uno rero ibi nakubwiraga nk'ibisanzwe. Nanjye uno ni sister nakubwira nyine. Obwira ngo ukunda cyane ariko. Ni sister nkunda cyane ariko w'umunyakavuyo. Sakavuyo yagira uyu nguyu. Bro. Piriko mu byose babambaye. Nawe aho kambe harashira wanje amazi wana. Bro, kanze njye guteka atagenda atari. So ariko umuntu wakati. So ariko uwo nguhereza. Nje nchakunywesha rero. Kunywesha niki? Arikosha. Ko just. Papa. Niko. Uno ni papa wanje. Reka. Ntabwo njya suzanya n'inzego nje. Reka. Se unagusuhuza koko mukobwa bamuvara mu rugo rwanjye. Yes papa ikibazo kiri. Niko just. Nese warushaka natwe tube nk'abahungu bikigiye tujye mu kibara bazi. Uyu mukobwa se wamuvara? Ntumuvara ari kunshira wanjye. Niko mukobwa. Uranza? Nje papa Justin. Nkibivuga rero. Mbare kabiri wamviriye mu rugo. Papa wowe ibyo kuzana n'ibi.
Ibintu bitangiye kuza haguruka cyangwa Sheri. ntunanyegere mwana hagarara Munararambi bose nka musaza wanjye yamenya nkanigumira mu rugo ibi nge nzabivamo gahunda byutse koropa tarangiza gukoropa uzi ibyombo teka menya nkanigumira mu rugo si ubu naje gukora iki hano nirwa abantuka abandi afite iwacu ntabwo nzabivamo cyakoze bagomba gushaka umukozi kabisa ntabwo nabivamo iwacu ntabwo nakoraga akazi kanjye na gutya kanswe hano ndi umukozi wawe Esther kumva noneho wazinze umuntu ahubwo kubera iki ugezeyo amasaha utararya za masaha ntarara warangiza ubona isikisi warangiza ngo iyo taye ngo ni uko ngo uri umufashioniste ntukajye umbwira ibyo mumaze kumbwira umukozi hano njya kuza hano warumbwiye ko nje gukora akazi k'ubukozi ego ntabwo sheri wanjye mufatanya koko fatanya nawe iki ntabwo mperuka ajya abyuka akabanza agakoroka kuntuka gusa nicyo Esther igihe nakubwiye ati si ukukwanga sheri wanjye reka byare urebe ko byose atazabikora nawe ugahita usubira mu rugo gukora akazi ntabwo ari ikibazo ikibazo ni ikihe nta kazi kananira kugakora ahubwo ni ukwirirwa ntuka gahunda ukoza amasahani ngo yere kujya gukoropa naba ntangiye gukoropa ngaho bireka uze ugiye kumenera shanta ibaze mukobwa uvuze ngo iki mbabarira nufatanya na mushiki wawe urukumva kugufatanya nawe uvuze ngo iki ibitutsi byose biri kuntu kabuze ngo gutukira iki cyane niyo mpamvu katana uva mukobwa subiramo ibyo uvuze kabiri kanga ajya kumenera Chantal oya nawe nufatanye na mushiki wawe urukumva mushiki wanjye impamvu reba ukuntu angana umva nawe uri umukobwa ntukavuye ngo nirirwa ngutoteza nta n'isoni nawe n'ejo bundi hano sinashaka umukozi wawe ngewe umukozi kabiri kanga umukozi ibyo urya urabihaha aho uryama urahaha none se akazi kose nkoresha ngenda umukozi ugomba gukora wari wakora iki icyo ntajya nkora ni ikihe umva ahubwo wowe sinzi ibyo urimo nta kintu urakora reba uko turi kuvuga hejuru y'ibiryo ni bande bari bubirye cyangwa ikoze urabisanga na musaza wawe nimwe mubishoboye birya nye mugomba no kubirya birakwiye ukuntu basasha munarangana pe mwese imirurumba ni imwe ntaho mutaniye ngewe ndabiranga ibiki emva taha niba ngombwa mwese munajyana kose ubude reka kubaza umbaza iki nk'iyo wifashe umuntu wadufashaga imirimo yo mu rugo uzabishobora ukuriwe gutya azagenda ntushoboye gukora niko just niko uratinya gukora ibintu nka biriya koko mu rugo rwanjye nzi papa ngozi iki bwira neza uratinyutse ukora birabe niko sha ari ibi bintu nawe wari ubizi koko musaza wawe akora ibintu nk'ibi ngibi ubizi ntunabimbwire ibiki nabonye mama yanjye umva ngewe yajanyere ku mukunzi we narigiye kubatekera imfura yanjye ugatinyuka ugakora ibintu nka biriya nese nkozi iki uriya mukobwa n'uwa muvara muvara ariko uramuzi ndamuzi none se papa njye umva mubwiza nabo ntabwo ubizi oya papa njye umva mubwiza banza umbwire ntabwo ubizi njye ndabizi ariko njyewe nabimenya uyu musaza warananiye
Nese munaniye ute? Musaza warananiye. Ariko papa tujye tuvuga ibintu mu mazina Atangiye yawe. kuzana inzigo mu muryango. Izo nzigo sinigwa nditayeho. Nabakiriye nari Papa njye umva mubwiza. Nongeye kubwiza ukuri byose bishira hasi. Mbese ubwo urumva wakuze utangiye kundushira se. Njyewe nakuze. Ceceka mu rugo rwanjye. Harusore. Papa njyewe amakosa yawe ntabwo unyitayeho. Mwiteho ntuzana inzigo mu rugo. Ntabwo sister nawe vugisha ukuri. Ibi ngibi papa ari kuvuga. Vugisha ukuri avuga iki? Ariko papa nanjye munyumve. Njyewe ndumva iby'urukundo rwabo byose. Erega ubwo nawe uraje ngo urukundo rwabo. Erega ibyo ni iby'imiryango byabaye kera. Urukundo rwanjye. Mwene muvara. Erega nje icyo ndeba ni nuriya muryango avamo. Erega ntimukagendere ku by'imiryango. Nese urukundo rutoranya ngo umva nkubwire. Semana yanjye no. Nje icyo nakubwiye cyo nuko ndashaka uriya mukobwa muvara mu rugo rwanjye. Urabyumva? Nanjye icyo nakubwiye ntabwo mukeneye muri uyu muryango. Cisha amacyo gahungu ariko ubundi urumva warasumbye so sha. Oya ndumva rwose ikibazo kitakagoye. Uzi ikintu nkubwiye? Nitegereza. Uri kunde? Ndikugureba. Ndongeye mbisubiyemo nkaso. Narakwibyariye. Ntabwo nkeneye uriya mukobwa wamuvara muri urugo. Niwumva uriya mukobwa utagomba kumureka. Uranyumva? Uzasohoka muri urugo ugende. Uranyumva? Kandi reka nkureke rekana nigendere icyo nzi cyo. Nuko nsiza mbikubwiye. Uranyumva? Arine. Uko mubwiye urabyumva? Njye ndumva ibyo bintu byanyu rwose. Oya iyo ndumva ntabwo gishaka no muri urugo. Urabyumvisha uko mbimubwiye? Uzongera kubona bazanye hano ntubimbwire nawe. Tuzabona. Reka nigendere. Buretse nigendere. Justin, wanyumvisha? Ntabwo ari byo. Isi ngo nawe undebere ukuri kw'Imana. Njye ndumva ibintu papa njye yakoze bitari byo. Nese twe tuzakomeza kubashigikira ubundi mu mafuti yawe bizagenda. Ariko bro njye ngiye kukumvishiriza papa uko byasa kose azabyumva. Suzi ko anyumva ko yakariye agakobwa njyenyine. Ahubwo ukuntu natangiye gutuka ibyo byari binshanze ariko nanjye ngomba kuzakundana nawe. Urukundo rwacu rugatsinda kugira ngo anabone ko ibyo yakoze yahemutse. Umva bro njye ngomba kurwanirira ishyaka uko byagenda kose. Uza aho yango mbere uriya mukobwa. Najya mu Kivu. Oye bro. Ngiye uyango mubure. Kwanza nakano kangiye no kumubura. Oya bro. Ngiye kumukurikira. Oya. Nyine kumukurikire ndebe. Wowe buretse ngende nganirize. Jona gusanga negerereje hari ahanze gipangu. Oya buretse mbanze nganirize papa twumva uko abyumva ubwo tuzabimenyesha. Hari bigenda umuvugishe wumva. Sawa. Papa nawe mwa. Gushoboye kuba ati ushoboye gukora ugomba no kuzana n'abandi ukabishyura. Nkarya nicaye nkarya neza. Mwambara neza igitenge cyiza nkajya mu bandi bagore. Urukweto rwiza isamaki ku gihe baza kunsura. mu bandi bagore nanjye nyitwa umugore muzima basa handi ngiye. Kuko hano mbona bunabivuga ngo akose ubundi ninde wakubwiye ko uri umugore w'umupfu? Uri muzima nyine? Ndi muzima nyine. Uri muzima? Ndi muzima n'ubuzima bwose. Ego mana yanjye. Njye nicuza n'impamvu abagore muzi no gushaka. Debera kuko ubu nzabigenza ute? Ngo iki? Bazi no gushaka ubwo abagabo biki gihe nta kintu usibye kwirirwa bagira ute? Ego. Umva njyewe ndabirambiwe. Sinabivamo. Nibi biryo byawe simbishaka. Nshaka kurya umureti nzanira imbuto ariko wowe ntaki ubuteka imiceri. Aho ufatanya na mushiki wawe ibishyimbo bitamaye 12 surumva ibyo bintu wabivamo. Ariko se sheri urageranirye n'imare koko? Wirya ushaka wimare nge nago binde. Reka ejo bundi ni tariki 15 urebe ko ntazashyira stock. Ejo bundi izo mbuto urebe ko utazazibona. Jya kuyafata none handi bara nayo mafaranga uje kuyazana nge nago nabivamo ndabirambiwe pe. Ba ari nigenge nicuza n'impamvu nagushatse ura wowe bikancanga. Kwicuza. Nicuza amafaranga nkitahira. Taha watinze. Nimushake munajyane na mereza tikeni utuje ntabwo ndi kubyumva nyawe kubyumva. Mereza tikeni nabi bamujyane nimushake mujyane dore uko bunangana ko bugenze reba ibitutsi abari kunye reba nk'ukuntu abari kumfata ngeze gufata ute washungana ucu kaje kangana na kirida kabonye kamaze
ngo karagiye basigabore akumweru kamwe sibyo icyumweru kimwe uri kumwinginga ibiki cyabona cyane umugore wawe akagabanya nyumva icyumweru akanagasuzuguro mu rugo rwanjye akanagasuzuguro uragenda ujya no mu kandi kazi kose urava hano ujye mu rugo uramufashije iki se natahe ese ubona nge nkwanga uko maze kungana yaje ngana utega kirinda umva nawe mbabarira amaze kugira amatayi yego ngo ndagiye nushaka ugende ushaka ugende urumva twamarana igihe kingana tututicaye akayobe kaje yaje ari urukaraga ninkoni te wajya ucisha make wajya ureka abantu bakiyumva cece kandi ntago mbirimo kidacisha make gisama kitija ntago naje kwandagarira hano nashobokana nawe wagira ngo ugitwite zabu zabu musasa ahubwo nshobora kuza nkakumena ntago ubizi wowe wabise mutera zahabu umva nkwibutse reka nkwibutse aya ni amaraso yanjye uyu ni amaraso yanjye uyu ni amaraso yanjye kandi sha reka nkubwire